So nimba nyine mbwira impamvu niye mpamvu Vanilla ajya ndekura winkora ubanza mbwira impamvu Vanilla wambaburiye ukanyumva Vanilla ko atari urwango ngufitiye ko nta n'ikindi kintu kibi wakoze kuki gushaka kubwira ibintu kandi ukunda oya ndeka Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Vanessa series mbere yuko mureba episode ya 19 mutwemerere muduhe umunota umwe gusa nkuko bisanzwe tubagezeho ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo rivuga ngo ujye wibuka ko nagutegetse gukomera no kuba intwari none rero ntugatinye kandi ntugakuka umutima ko jyewe uhoraho Imana yawe nzaba ndi kumwe nawe aho uzajya hose. Iri jambo icyo rishatse kukwereka cyangwa se icyo rishaka kutugaragariza nitukirwanirire kandi tujye twibuka ko aho tugiye hose twatumwe n'Imana. Hari igihe umuntu agera mu bibazo agakoresha decisions ntazanemo kwihangana ntiyibuke ko ari kumwe n'uhoraho. Nugera mu kibazo ujye ubwira Imana uti Imana ngwanirira kandi aho uri hose ujye wibuka ko ari Imana yahagutumye kandi ujye wibuka ko uri intwari. Hello when nakundaga nubwo urwo rukundo rutakiriho ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana umva nako urabona j'ai une question t'ai posée écoute-moi Anna Vani maze iminsi nza hano ngusaba mwingenga kureka Gael ngira ngo kuva nagera mu Rwanda umunsi nasibye kuza hano imike sibyo iminsi nasibye si mike ni mike indi hafi ya yose maze hano mu gihugu nahoraga hano ingingo twaganiragaho ibyo nagusabaga kwarukureka Gael ariko ubu ngubu sisi ndagira ngo nyumve nago ndeba mu maso ndagira ngo ijambo ndivuga uri kundeba nago nkiri kugusaba kureka Gael ndi kugutekeka kureka Gael akura bunzi cyozo ntago nzi kibazo ufite last warning to you ese ndibaza nk'iyi mvura abantu dufite kuri tele uyu munsi turabahemba yo imvura ariko hari umunsi twigeze kubohereza kuri tele hari imvura ingana gutya ngo duhereze raporo umunsi nabona ko imvura yaguye menyera naguye bajya kwiryamira baragaruka badukubita raporo zipfuye ariko harimo umutipe dufite uri serieto iyi imvura isa batajya gukora don't worry mva shava mu by'akazi reka nkubwire sibuka ko ibyo nakubwiye naraye ntekereza ijoro ryose urumva ndavuga uti ngomba gushaka ikintu nkorera uriya mutipe urumva mudugudu nyine umva numuherese urumva nanafashe n'amakuru nsanga ni ibintu byari bisanzwe rero uko usigaye mba muri quartier yawe noneho napanze ndavuga uti ngomba gushaka ikintu mukorera urumva kuko mara kujya muri abo bakobwa akaza akanyereka kankunze nyine wagira ngo nta cyabaye nanjye rero ndashaka kumukorera agatendo ndashaka kuzashaka uburyo nzamurya amafaranga urumva it's my last warning mwandetse mukamamo ese murabona nyiri ruhinja mwirirwa mwibora uko mushaka nta burenganzira afite ku buzima bwanjye ese ndiyanze uracyari umwana muri family umwana musiga imyaka 5 wenyine hano ubu ni umwana umva nkubwire sisi umva nkubwire
wivuga ngo imyaka 5 urabizi ko twagerageje kugira ngo uze hari ukabyanga ngo uri kumwe nayo mahero yawe ngo ni Gael. Stop it please. Ni Gael nagariki? Sebo ndawukunda kututuma nkubahuka. Umva nanjye nkubwire sheri. Udatuma nkubahuka mwampaye amahoro mwandetse wandetse aho tubahutse umuryango ni igihe mama kubwira papa akakubwira basaza bawe tugahora hano dufata amafly duhora hano wanga kutwumve umva mubwire sheri. Nzamurya amafaranga urumva kandi anemba mbona uri umwana mwiza wabimfashamo. We ntabwo ugira akavuyo uri pose urumva wowe uzamfasha akantu gatoya. Nzamurya amafaranga urumva nzajya muramubwira umva nzashaka n'ibibazo ntigeze ngira mubwira ati umunsi mama ararwaye guseka mubwira uti ararwaye urumva mubwira uti umva inzu urumva nabwira uti sogokuru yapfuye kandi atakiriho nzamubeshya bimurenge none amafaranga yiwe nzayababaza ahubwo wumva ikintu uzamfasha wowe turya inoti. Siko wapfuye jewe Gael muzaze mushingurire softly serious muzaze mushingurire yarakwishe mu mutwe nihe hazaza hawe. Wasanze nsabiriza hari ubwo nakwinyenze ngo ngabira naburaye wasanze narananutse wasanze narabaye gikara wasanze narabuze iki business zanyu ugeze usanga byibuze he n'igice na kimwe cyaho. Nyumva nkubwire izo business zishyire ku ruhande nazishyize ku ruhande nyinshi nza hano kubera wowe. Oya ariko mva nkubwire nzamurya amafaranga ari amacye ahembwa nayazayabura ariko umuntu kugutera igihe n'akazi kanjye usko nahisigaye mva ku kazi najya kumureba mawe urambwira ngo nyuraniraho report najya kumureba nirubaye nk'umusazi ariko mva nkubwire urumva ahubwo rukunze wowe uzajya ujyayo urumva nuko imvira iri kuba none ushaka kunyureye mujye ufasha umufere umubwira uti umva uruzura ujye umugatiye ndamukunda urumva umubwira uti nirirwa muvuga iyo yatinze kumfata mba nasaze urumva umubwira uti nyine ndamukunda ujye unanamwibarishwa uti se wamuhaye iki nawe ajya acura mu bwonko aho kugira ngo nkubone wandagaye aho kugira ngo nkubone uri gusabiriza hanze nakora buri kimwe cyose ariko ibyawe na Gael biri impossible. Wakora iki? Impossible. Wakora iki? Nzagikora ntabwo nyibuze. Kore kamubwire rero si uri muri shuka cyane nushaka uzavuga ibingana iki nushaka uzamukomeza cyangwa umubabazi ntabwo Gael nzamureka. Ive na dada hamagara. Hey dad, I'm fine. You're doing better. I'm with her. No, oya. Ni muri winter no. Oya nagari aho. Ako ni sawa. Imyanzuro ikomeye. No? Ese gato twumvikana iyo deal niyo kandi iyo deal niyo ihana ibitipe nka bira by'ibigogi by'ibihehezi sibyo twumvikana kugenda gato twumvikana tazanyibagirwa ariko ubwiye ko nzajya muremera mwana uzaje unyereka amafaranga yakoherereje akohereza 50 yakwereka icya 10 yakwereka nzajya muremera uvuze ko nzajya muremera cyangwa ngikina neno no unobulire ya reka mugwe muvugane turi kumwe Spanish takufanya. Hello Dad, how are you? Nari nkumbuye cyane. Okay, how is my mom? Okay, I miss it.
You both. I really miss you. What do you say? Dad, please, I repeat again, I can't come there. I told you before, I have to stay here in Rwanda. I love Rwanda. I can't go back there. No way. Dad. Hello? ugeze naho data wacu atubyaye akaduhira twenda tungana gutya kandi abizi neza yuko nitubigendanamo ku murongo tugafatana tugafatanya sibyo bizamuha isomo uri kunyumva sora bizamuha isomo rimwe mu buzima zaga navuga ati umva nakinye benshi natese imitwe benshi abakobwa benshi ariko none uri yawe urahana naje uramize tujuga twanje yezanyiramo mutera tuja umva umwana buri munsi arara umva buri munsi mwijoro ramamagara iyo yaguhamagaye ahita amamagara atese mudugudu nta wambone tidekada je ibirungo byanje urabizi mbwa numva umwana tujya gufata breakfast mu gitondo ambaza ngo ameze ute mudugudu wanyu saa sita mudugudu muri screen mudugudu muri screen ya machine y'akazi mudugudu hose mudugudu ja umva ese uyu munsi ntago turi buve mu rugo we imvura yigaragambije umunsi wose guhera mu gitondo hanze guhita turi mu bihe by'imvura ako se Keri jewe mfite ikibazo sigiye mbona warakonje sigiye mbona warijinye mu maso ntago nkikubona nka Keri byagenze bite mama ndahangayitse uhangayikishijwe se n'iki mwana wanjye uyu nguyu ni mushiki wawe niba utinya no kumbwira ikibazo ufite wamujyana ku ruhande ukamubwira mweregeye wantinya maze iminsi rega ndi mu buzima bubi ndahangayitse ndi gutekereza ibintu byinshi maze iminsi ntameze neza nose ni biriya bibazo byakubayeho cyangwa wumva ari mu mubiri nyine ugenda ucika intege wumva mbese mwambara gufite imeze bite ni byose ndakeka ubwandu bushobora kuba buri kwiyongera cyane kuko barambwiye ngo iyo ubaye ufite ubuzima bubi witekereza cyane nabyo birakwafekita ngo iyo ufite virusi mu mubiri ikagenda yiyongera cyane bishobora kuba aribyo biri kumbaho mama ntukajya ubaza cyane Keri nkaho uyobewe ikibazo afite ikindi Keri nawe ibyo bintu wibyimika mu mutwe no mu mutima uko urushaho kubiha umwanya niko urushaho kuremba komera ushaka akazi ukore mitese numeze neza ntabwo nari ndi kugufata ese ibintu bitangiye kutanyitaba n'ibiki kwera shaho nyihanganire pe urumva ubu ni sangapi mu papa wanjye ari kwa muganga urumva ararwaye ninjye uri kumurwaza umve ngo nanjye ubwanjye mu mutwe nasaze nta nubwo nzi n'impamvu ntabwo nari nabonye kwa muganga sorry pe I'm sorry kabisa umeze ute se shasava none se arwaye iki papa wawe ajya kugira amakirize nyine ntabwo natwe turamenya neza ikintu arwaye ariko akunda kugira amakirize ariko baby nawe ibyo wakoze bari ikosa ugute data bukarwara ntunambwe byuze mugereho habe na texte kwera urumva nose njye murayo kandi nari mfite n'akazi urumva ntabwo nari kujya kwa muganga nkumve mfite n'akazi ntabwo byari gukunda urumva nyine unyanganire pe urumva nuko nguko byagenze yorohewe se byibuze haya turacyari kwa muganga ariko hari icyizere cy'uko ashobora koroherwa imiti yabonetse ntabwo byose biraboneka kuko urumva mfite ikibazo ku kazi ntabwo baraduhemba none ko kuri amahuje nyine akiri gukora amaraporo n'ibiki urumva ntabwo baraduhemba ntabwo nyine kwishyura imiti n'ibintu byose ntabwo biri gukunda nyine ukore siporo ujye abandi basore bari uganire uko urushaho kwigunga mu rugo niko urushaho kuremba
kandi nujya mu kazi ugakora siporo ukanywa amazi menshi ukajya mu rungano ni ukuri nta kintu uzaba kiri humura nyuma mbona byarandangiranye reba nukiva mu ntabwo byarangiye nawe se reba Liza niboneye umwana w'imfura arapfuye kiza ngo tubonye ahantu tuba turatuje nabyo biri kurangira no Kelly please Kelly ugomba no gufata imiterega ubusobanuye ntaramba agakora akiteza imbere ibyo sinajya byumva kera nyine mutoya babivuga oya Kelly ibyo by'umwana uzabyara uzagira umwana ibyo ahantu tuba biturekere njye na mama tuzabikurikirana icyo dushaka njye ikintu nshaka ndashaka kubona wiyitaho ukareka kwigunga ntanitekerezeho cyane ntunabitekerezeho cyane wibiha umwanya reka nkubwire Kelly genza abantu barwaye sida bamaze imyaka myinshi utanabitekeye cyane rwose ntago abyimika anywera imiti igihe akarya neza hano hari ibiri kandi wikiheba kuba ufite ikibazo kubana n'ubwandu wagira famiye yawe umumaro wagira igihugu umumaro ntabwo ubuzima bwahagaze komera ushikame ukore cyane kugira ngo ahubwo igihe imyaka ukwisha kuba myinshi uzagira mu gusaza imbaraga nazo wicara utungwa n'ibyo wakoze muri iyi myaka none urahera kuva mu gitondo uri hano nta kintu bikubwiye ntushobora guhura n'inshuti zawe ngo ziguhe ibitekerezo ubwo sumva bizagenda gutekeye ahubwo nyine was thinking nimba wowe nyine umeze neza niba udafite crise niba waba byibuze umpaye nk'amake yo kwifashisha at least nyine ticket no I got you nta kibazo ticket thank you genetic it's like transmiri something like that ariko nyine yo kuba nifashisha uburyo bata yeah 15 nyamake yose usakiye kumarira shani ticket nyine gusa to turi kuvuga umubyeyi kwa muganga okay nta kibazo okay fine we could go niko nabo nshaka kukugora nyine no kandi ntago ngona bafata gutya aya ngaya yakimaze utuntu dukeya gusa sinyo thank you fone iri muri mama se ko nkohererezeho ayo kwa muganga uvuze umubyeyi yeah thank you nicyo kuri MTN yabaka message thank you none se Kelly ibyo tukubwiye urumva atari byo erega ndabyumva ahubwo se ikibazo ndabyumva gusa ikibazo ibintu bimaze iminsi bimbaho acitse intege narumva Imana yaranyibaza ntabwo wamba nk'ibintu mushiki wakubwiye jewe ndi kukubera ikibazo kimwe buriya Vanilla ese kumuganya Vanilla iki ntabwo buriya nyine we waba waramusangije nyine kuri Vanilla ntabwo wamwandusha ariko uzi ko ibyo ntigeze mbitekereza ko yenda kose simbizi ntabwo iyo nize mbitekereza ubu ngubu nubwo mbikuruye nkumva birashoboka ntabwo sinize ntayifite we ariko muganga nta kintu bamubwiye reka nkubwire Vanilla wabonye ukuntu yabaye wabonye ukuntu yasheshe Vanilla uzi ukuntu yahindutse wabonye ukuntu amaso yameze kiriya ari icyuririzi ese natanywa imiti se ko apfuye ariko reka nkubwire Kelly kwandura kwawe bishobora kutaba ikibazo muri famille bikabi risike yose kugira ngo umuntu abone amafaranga n'imitungo njyewe nayifata umuryango ukabaho wishimye ariko tukabaho twishimye cyane niyo waba utanduye bakubwiye ngo ugenda wanduze wanduze uriya mukobwa ejo apfe dusigane iyi mitungo ntabwo wagenda ukandura ubishaka reka njya guha urugero hari umwana nzi wahandi ari mu mpinga mushiki yamuzana igikapu cyuzuye amafaranga aramubwira ati wowe tsimba ahantu niba ashaka nzagwe muri gereza ege mubeho mwishimye iyo risike nanjye amafaranga bafite amanga umva nkubwire buriya Vanilla ntiyanduye naranduye byashoboka ko umukobwa wese twaryamanye nzi ko yanduyera
uwo twahuraga wese dore nora kandi kabazo nshaka kukubaza mu bino biro nta wundi muntu waba warabibwiye kandi mama umva mubwire ntituzamuhiye igitekerezo cyo kuvuga ngo uramutse urwaye sida ufata imiti wapfa vuba nyine kandi ikindi mugomba kumenya umva ikindi kintu mugomba kumenya mumenye ko iyi mitungo abantu batazi ko ari iya vanilla bazi yacu ubizi nyine uri kumva tugomba ahubwo no gushaka n'ibyangombwa by'imitungo yose afite tukayiyegereza ko muvoni yanyu ibyangombwa murabifite tugomba gushaka twabyegereza iyi mitwe kuko ikintu umaze kubona cyo vanilla nawe ararwaye yarahindutse yararembye nuko atabizi nagazi ikintu ari kuzira yewe nyibwira ko nta wundi muntu wabibwiye kuko sinjya nkwizera wowe ndumva ntawe kaba ari sawa cyane nizeye ko ari jewe na mushiki wawe ibanga no mu mutima ngo dumburi ubundi se mumbwire ndumva nta wundi muntu nta muntu wigeze ubiganiriza ubundi wawe uri umuhungu wanjye rijya nkubyara bizira ko byaba bibaye isuku noneho isuku se kera twaraganiriye na Gael turabivugana ndabimubwiye gusa nawe nta kintu bimubwiye nta kintu abitekerezaho ko yenda kose nawe ntabwo yabyitayeho none se reka banze nkubaze urumva twaba twaragarutse hano ibi byose bikaba bimeze gutya gute kandi abizi ko nanduye cyangwa yasigaye hano ntiyabibwira vanilla ko yenda kose mba narabonye ibimenyetso ko yabimubwiye nta kintu yamubwiye thank you mbari kumubwira nabi ibintu wakoze ntabwo ari byo sibyo nkubungiye ko papa wawe arwaye wagize ikibazo kuko duhuye nari ngiye wakwirukansa inyuma nurumva nari mpuze sorry promise me ko ubutaha utazongera se yaba ari papa urwaye yaba ari ikindi kibazo wagize bimbwira imbere igihe sinjye nawe tuzamubwira nta kibazo ugomba kuba umuntu wa mbere ugomba kumenyesha ibyaha byose yeah of course niko byanciyeho ariko ntabwo bizongera nose wari ugiye hehe se cyangwa waraje kundeba uje kumbaza impamvu nitabye naraje guteza imbere nabyo byaba birimo ariko abantu tuba dufitanye gahunda hano imbere dushaka kujya kureba okay nta kibazo so kamanze mpure nawe then ku mugoroba wanjye natwe njye tubonane sinzi ko ndi buze kuboneka kuko hari amaruka ariko turaza kuvugana nta kibazo ari na ripoti z'akazi nawe twazikorana turi kumwe nkagutera kuraje okay tugende okay fine umeze neza se kape wowe njye meze neza ndabona kugenda ugarura imbaraga ntabwo ari nk'aba munsi ntabwo byoroshye kubera ko ndacyategereje cyatuma ngarura imbaraga neza noneho nkamererwa neza nawe urabizi urakizi kuva wa munsi ntabwo nongeye gusinzira ntabwo nongeye kugenda ngo nicare ntuze natekereje ku kintu twakora kugira tugarure vanilla wabitekerejeho abonye solution rero buriya Gael ndamuzi cyane Gael yakuriye mu buzima bubi bishoboka Gael yabaye imfubyi akiri umwana mutoya Gael yariye umwanda Gael ni umuntu wakuze twaraniganye segonderi high school ni umuntu wakuze nyine abayeho mu buzima bubi buciriritse bugoye was your background asa n'umuzi wo kwitera freshere uva muri office ubisoje byose oya kari akazi kacu dukora kaba gasaba tukaguhora uri smart cyakuziga hotel pasida pardon sikara niyogoshesheje kasi nakubwira shabirimo biraza vraiment oya ariko gusa bo na babisaba kwanza kwiyitaho kugira ngo ushobore kuja gutanga service kara kazi kacu urabona ko buri assistant manager buri ni ibintu
bigusaba guhagarara mu nshingano neza. Usigara nisiga amavuta vraiment agafata maybe kutangiye no kunywa gasukari naho inzara yari igiye kutwicana neza ruko sha mudugudu my friend amakuru twari neza vraiment bona boss wanyu sha nishiti yanjye bona itwara neza ibintu byagenda neza ako ngarutse kuri ako kantu mvuze ahubwo se banubwira wamaze gusinya contract mwandare yashaka kurisha mushiki wanjye noneho navuze ariko buriya kubera ko Vanessa kugira umukure mu maso ya Gael ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye shiri ariko bigomba kuba nkuko bipromisinze. So navuze noneho nta kuntu Gael wamushakira amafaranga. Ngaha amafaranga ngaha iki ntakora. Ukamushakira nk'amafaranga nka $50,000. Like $50,000 USA. Yeah. Million Nuza amanyarwanda. $50,000. Yeah. Ukamushakira amafaranga. Ukamubwira ko wamuboneye akazi ahandi hantu hatari na icyo nangiye kukubwira contract nayo ndasinya ariko ndategereje ndebe gusa nyene ba amakenga yo kuba watakaza akazi yo ntago yapfa kubura ariko bitewe no muhate mugaragariza bitewe no bwitange ndizera neza n'ubumenyi mbonamo ubushobozi ndizera neza ko atazapfa kundekura gutyo pururiye atuka feedback rimwe na rimwe yazimbye ko bitwara neza ufite discipline akazi urakumva sha inshuti yanjye nubikomeza gutyo rwose nzabijyamo nabwiye control rwose. Merci vraiment. Hanyuma hari relationship no kuri mbona relationship hagati yanjye nawe se no entre vous kiki boss wanjye uri nyene soranje hamwe nawe hari no kuri ndabibona no kuri aragukunda vraiment très sérieusement aragukunda pe no kuri yabigutumye ngo wembwira oya ntago yabintumye ariko hari utuntu tw'udukogwa cyambona akora akumbaza nkeje bundi yarakumbakije ngo ariko ukubera iki mu mudogodo ata narababuje ariko imyanda munze ko ntabwo byo dash banze ubwire ko ruri rugoro ngira ndabyita arambwira ati rero kubera ko adaherutse kuza kutwishyuza ndambwira ati yawe ubanzanye nari inshingano nyinshi muntu wa mbere w'inyankamugayo tugira muri quartier arambwira ati nukuri so monsieur yego ni mwiza nukuri ndamwiyumvamo cyo cyabera rimbwiye nkubitwa n'inkuba imagine boss akubaka akubwira icyo jambo ngo ndamwiyumvamo nibyo se yego narakubwiye ngo ibintu byo kubesha none urabizi ntabwo njabikora ukamuga ati njyewe naraje ukamwicaza ukamuganira naraje mbona ubuzima ubayeho ndavuga nkufashije byaba byiza kurushaho ukamuga ko wamuboneye akazi ahandi hantu kuri kandi mu gihe ataramenyera akazi uzamushakira inzu yo kubamo uzamushakira ibikoresho uzamushakira ikimutunga kugeza igihe afatishije ubuzima bw'aho hantu. Wait wabanye na Gael yego ushobora neza ko Gael dukoze tunyuze muri iyo nzira byatuma ariko mushiki wanjye shuwa wabanye nawe uzi imico ye nkuko ubimbwiye ushobora neza tubikore ntago yabyanga kubera ko na hano kuba hari ni nkahacumbitse cyo cyizere naga agifite kari kumwe na Vanessa 100%. So nta kuntu wafata umuntu uraho udafite imizi y'ubuzima umuhaye amafaranga umusezeranye kumushakira akazi no kumutunga ngabyange yaba yicaye ku kisi ndishuwa neza ko Gael azabyemera ukamuga ati haguruka uze tugende njyewe nta kintu uzaburira mu maso yanjye akazi kose icyo ushaka cyose nzakiguha
ugira ubuzima njye narakubonye ubuzima ubayeho burampangayikisha njyewe ndishwa neza ko Gael atazabyanga uzikari byo none se nawe ishyire mu mwanya umuntu yaza karakajama karaga kabayeho nawe karakajama nukareba kabayeho nawe umuntu agaye amafaranga ntabwo kazuyaza ntabwo yabitekerezaho wabitekereje ute nararebye ndavuga se umushimuse iyi deal nirangiye iki kintu kimangakishije ni iki ngiki nta kindi dukize ubuzima bwa Vanessa after ibindi ninjye nawe nta kindi iyi deal ive mu nzira ahubwo tunozuye mushaka ukuntu tubi planning ajya amafaranga anytime uburyo twamwa approaching sibyo gute twamwa approachinga even sister tabizi sibyo twamwa approachinga uburyo deal badana neza akasiga Vanilla mwibanga atanamuseze yego I know ko Vanilla zicwa n'agahinda bikagera hakaza tukajyana kandi tuzamuba hafi bizashira kandi uramwana gikomeza mu ndebere neza gusa ibintu uzabimbaza inyuma oya nta kibazo ariko bari abaturanyi bafite discipline urabona hisajya arakubura urabona uko mbonye hano mbwira uko bizajya kumbwira bo rero nukuri jewe nkuko bisaba ndiko ngerageza kugukorera kumyitaho kumuba hafi bose niwe mvuga akabazo kose no kuri pesha nzamurinda inyota pe amafaranga sibona ko mutanyipfa kana kera ahubwo ndibutse ale ukanya azambwira ngo papa we ngo ibintu byo kurwara iki n'iki meze bite bo papa we yaje ameze nabi mu kazi yaje ameze nabi birantungura kuko ubundi mu busanga n'umuntu ugira morale bonjour ndi gupanga amadokima tukaganiraho gato ariko uyu munsi nabonye bimeze bisa no papa arambwira yuko nyine papa we ngo agwaye bo ari no mu bitaro by the way niyo bamuraje ahubwo no kuraba ukuntu twaza nko kumugeraho ikiboroba wenda it's okay kamaze mvugisha abantu n'isuku yabo yo ntaribi kandi merci kabisa akazi keza vraiment sawa mugura mwiza yo nusanze nta kintu ufite ariko tuzaganira sanze nta kintu ufite yego uburyo ugeze ukigera tuzaganira ubutantaribi toka kure sawa Vanilla amakuru meza umva nawe yatangiye kumenyera oya ni gake oya donse ni gake watangiye kumenyera muri salo watangiye kuhashobora kuhagenda mva naho hanze hose uzatangira kujya wagendera uzenda ubimenyera gake sinya none se Vanilla kiri kumwe nzagenda amenyera kandi ejo bundi warambwiye ko nzakira si wambwiye ko nzakira nyine uzabimenyera then after mu gihe turi gushaka process y'ukuntu wakira then uzakira kera wambwiye ko nzakira none mba utangiye kumbwira ngo nzamenye byose ni process Vanilla hari ikintu ashaka kubwira ndakunda urabizi ko ngukunda cyane ndakunda cyane mbere ikintu gusaba kandi gutakambira mwinginga mbabarira icyumve nk'uko ngiye kukikubwira ntucyumve mu bundi buryo butandukanye nubwo ngiye nshaka kubikubwira uyu mwanya mba cyane Vanilla wambore ukajya kwipimisha ese ni ibiki utangiye kandi nakubwiye ngo ufate ibintu mu buryo nk'uko mbikubwiye ntubifate mu buryo uri kwitekerereza ikindi ndimo ndakubwira ngo washatse ukuntu ujya kwipimisha ese Gael ntabwo unyizera ugeze njyewe njye kwipimisha Vanilla ugeze aho utanyizera njyewe Vanilla banza wumve ikintu uri kukubwira nta kintu cyashaka kumva Gael okay that's why
You always told me to use protection. Huh? Vanya, ni irihe kosa muzi kuba nkubwiye ngo ugende ujye kwipimisha? Ubundi uzi impamvu mbikubwiye? Uzi impamvu mbikubwiye? Wamba bari kumva ikintu cyaze kubwira ukareka kubifata mu buryo bwawe. Niye mpamvu subimbwiye? Ariko ikintu ngusabye cya mbere genda ujye kwipimisha. Kubera iki se you don't trust me? So, do you think that I cheated on you? Vanya, ikintu ndi kubwira ntabwo uri kucyumva. Nyine ndi kubyumva ngo njye kwipimisha kubera iki? Ntabwo nyizera, niyo mpamvu buri munsi let's use a protection. So, niyo mpamvu utekereza ko just Vanira ubyumvise nabi. Njye nakubwiye ngo ugenda ujye kwipimisha. Njye harubwo nakubwiye ko uncinya. Hari icyo kintu nigeze nyikubwira. Kuki uri muri izana ibyawe? What is the meaning of this? Kuki uri muri himbira ibyawe? What is it? Warisisi nkazabikubwira nyuma. Icyo ngusabye ko ari ibyo ni ibintu bikomeye kugenda kwa muganga ukipimisha bakaguha ibisubizo. So nimba nyine mbwira impamvu niye mpamvu. Vanira. Oya ndekura. Winkora. Banza mbwira impamvu. Vanira, wambabariye ukanyumva Vanira. Ko atari urwango ngufitiye ko nta n'ikindi kintu kibi wakoze kuki ndi gushaka kubwira ibintu kandi ukumira. Oya ndeka. Nawe niba wumva warankundaga by'ukuri yo fata umwanya utera intambwe usange usindagize hoya darling mukuri ntago ufite nta ubuzima amakosa yanjye yose ndayemera yeah toutes les bonnes choses on l'a fait Vanessa. C'est une mauvaise